ngira ngo twaje mu myitozo yanyu uyu munsi n'umunsi wa gatanu ngira ngo mutangiye imyitozo cyangwa se pre-season mwitegura ikiciro cya mbere 2024-2025 ni iki uyu munsi ikipe ihagaze gute urabona ukurikije wenda effectif y'abakinnyi mwari mufite nabo mukeneye bihagaze bite? Navuga ko turimo turashakisha abakinnyi twakongeramo kubo twari dufite ko bushize ubona dufite abakinnyi beza ariko mu rwego rw'ubusatirizo ukabona aribwo tugenda tugira ibibazo niho turimo turashakisha gusa urumva ntago biba byoroshye tuba tukiri mu mateste kubera ko ubushobozi bwacu ntago buba butwemerera kujya kugura umukinnyi tuza wenda ufite ubuhanga kanaka ibyo bisaba rero ko tugenda dushakisha ku banyamahanga ku banyarwanda kugira ngo turebe ko twabona abazaza baba barusha abo twari dusanzwe dufite. Hari icyizere cy'uko bari buboneke ko twabonye abakinnyi benshi bashya barimo hano muri iryo gerageza, hari icyizere cy'uko yenda imyanya mukeneye mubonamo naha irahari baraboneka se hari icyizere? Icyizere kirahari barimo kugenda baboneka n'abandi duteganya kuzazana turebe ariko urebye nk'abakinnyi bo ku mpande barimo baraboneka bataka bahari urabona ko wenda ntago ari rwego twifuza ariko urabona ko abahari byibuze baruta abo twari dufite ubushize. Mukeneye imyanya nk'ingahe muri equipe yose muri rusange? Urebye ni ukongerezaho Richard nimero 8 wa Richard wari wagiye ubundi tugashaka n'abataka bakina nimero 9 nka babiri ubundi tugashaka n'abawinga nka babiri nibaza ko ikipe izabayo imeze neza. Hari ikintu kijyanye n'ubushobozi bwagiye bwumvikana buke bakavuga ngo ikipe no ngira ngo no mu mikinire mwari mu makipe ahatanira ari kurwanira kutamanuka hakazamo n'ikintu cy'ubushobozi. Uyu munsi hari icyo mwagane n'ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa banyu ku bijyanye n'ubushobozi kugira ngo ikipe ireke kuzana kuvuga ngo abantu ntibarishyurwa ibirarane ibintu nk'ibyo? Ngira ngo urebye abantu muri iki gihe baracyahuze cyane ngira ngo ari abayobozi ari abaterankunga bacu b'akarere muri iyi minsi barahuze cyane kubera ibintu by'amatora ntago barimo kugaragara ariko gusa mbere tujya gutangira batubwiye ko bazagerageza kudufasha ku buryo uko byari bimeze ubushize bizahinduka nibyo batwemereye ubu tegereje ko bazaza bakabitubwira koko nibaza rero ko ubushobozi niburamuka bubonetse nabo bakinnyi bakabasha kuvugana nabo ku buryo twabasha kubongeramo nibaza ko umwaka utaha ikibazo cyo kurwana no kutamanuka byavamo noneho tugasigara turi mu makipe ari hagati byibuze. Coach reka tuvuge ku mwungiriza wawe mushya mu ikipe Migi, kuri wowe Migi ni muntu ki kubera iki reka mvuge ko uri mu bahisemo kumva ko ari we waza kumwungiriza wawe? Migi ni umuntu wakinnye umupira twese turabizi, ikindi ni aho yaramaze umwaka umwe yatangiye yinjiye mu mwuga w'ubutoza aho yagiye byagenze neza, ikindi navuga ko kuri njyewe ni nka murumuna wanjye kubera ko ni umwana kuri njyewe navuga ko ari umwana kuko ndamuruta, ni umwana twakuriye muri quartier imwe dukura rimwe imico yenda myuzi kuva ari umwana kugeza ugeze ubu ngubu urumva rero byagomba kunyorohera kumuhitamo kugira ngo aze kuza dukorana kandi nkurikije uko byamugendekeye neza umwaka ushize nibaza ko n'ubu ngubu bizatugendekera neza twese. Ngira ngo wenda dusoza turagaruka ku kijyanye ni izihe ngamba zidasanzwe zijyana n'uko uyu munsi muri gukinira ku kibuga cy'ibitaka ariko match mukazikinira kuri match navuga ko ari nka tapi, nta kintu bibangamaho mu kibazo cy'imikinire kuri wowe ubona hakwiye gukorwa iki? Nibyo koko pe biratubangamira ariko nta yindi shuba dufite, nta yandi mahitamo dufite, ntabwo twakimura ikipe yose ngo tuhite tuyijyana ingoma nanone kuko urebye Kayonza na Rwamagana ni nkaho twaba tubahunze nanone, nta yindi shuba dufite rero tuziyadapta kuri iyo situation nta kundi kugeza igihe tuzabonera ikibuga wenda kandi baza ko abayobozi b'akarere nabo babitekerezaho nabo barabivuga wenda ngiye niyo nzaba nta nahari
ariko nibaza ko igihe kizagera Rwamagana na Kayonza bikabona ikibuga cyayo byibuze stade imwe ku buryo twajya aho twakoreye imyitozo naho twajya dukinira match, naho ubundi biratubangamira ariko nta yandi mahitamo dufite. Mu kigendanye n'imikinire hari icyo bihindura uburyo bwo kuba mvuga muti tushobora gukinira hano bigatanga resultat zitari ziteze bitewe n'ikibuga cyangwa naho dukora imyitozo? Birumvikana cyane kubera ko iyo ukorera ku kibuga cy'ibyatsi, buri iyo ukorera ku kibuga cy'itapi ukoresha imbaraga nyinshi cyane. Nk'iminota 45 ku kibuga cy'ibitaka ni nka 30 ku kibuga cy'itapi. Birumvikana rero ko fizikuma umuntu ukorera ku itapi kubera ukuntu kiba kigoye kugikoreraho n'iki ashobora kuba ari hejuru yawe. Nibaza ko ku rwego fizikuma tuba turi no ku rwego ruri tactique no ku rwego rwo kwihutisha umukino. Iyo ukinira kuri iki kibuga kwihutisha umukino biragoye, ariko abantu basanzwe bakinira ku itapi bo baba bihuta kubera ko nta kiba kibatega gihari. Usanga rero ritme yacu y'umukino isa nkaho ibiri hasi par rapport y'ikipe zikinira ku itapi. Abafana ni iki mugiye kubizeza rero muri urugamba rugiye gutangira vuba ahangaha? Abafana cyo tubizeza nuko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubashimishe kuruta umwaka ushize. Icyo nabasaba ni ukutuba hafi bakadushyigikira, natwe tuzakora ibishoboka byose turebe ko twabashimisha kuruta uko byari bimeze umwaka ushize. Abakinnyi bo ni iki muri bubabwire, kuko harimo abakinnyi bandi amasezerano bashaka kuba agiye kurangira cyangwa aba yarangiye, hari nabo bashya bagiye kuza mu ikipe, ni iki muri bubasabe muri iyi kipe ya Muhazi United? Icyo nabasaba nuko ni ikipe bigaragara ko ishobora kugufasha kuzamura izina ryawe. Deja nimba hatangiye kugenda umwe cyangwa babiri, ngira ngo ni nka babiri cyangwa batatu. Hariho Bedi wagiye muri Mukura, hariho Richard wagiye muri Rayon Sport, hariho Mbido nawe ngira ngo yagiye muri Mukura. Urumva ko n'abakinnyi batatu bagiye. Urumva rero ko ni ikipe ishobora kuguha amahirwe yo kongera kubaka kariyeri yawe, ukaba yakongera ikazamuka. Ari abakinnyi basanzwemo, ari n'abashyashya. Icyo nababwira kindi ni uko tugomba gushyira hamwe kugira dukore, kubera ko muri shampiyona yasaba ko abantu bashyira hamwe kandi bakundana kugira ngo babashe gukorera hamwe.